Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Reka twongere tubasuhuze cyane tubifurize rero igicamusi cyiza kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva mwerereye. Reka twongere tubahe ikaze muri amakuru yo muri iki gicamusi cyo ku munsi wo kuwa gatatu, turi tariki 23 z'ukwezi kwa kane, turi mu mwaka wa 2025. aya masaro nkanga rwose twatugarutse muri studio tubazaniye amakuru agezwe ndetse akomeye cyane. Na amakuru buri wese adakwiye gucikwa bitewe nuko rwose ari amakuru ari breaking news, na amakuru mashya gusa rero tubazaniye muri aya masaha. Kwikubitiro reka tubabwire ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutumizaho izindi ndege zitagira abapilote mu Bushinwa, amaze gutanga komandere zirimo gukorwa. Izi drone n'ubundi zikaba zije kurwana na M23. Ibyizi ndege bimeze bite nizingahe byose rero turi buze kugenda tubigarukaho. Turaza kugaruka ku rugamba rukomeye cyane hano muri Warikare, tuze kubabwira byose uko byagenze uyu munsi uko byiriwe, hanyuma tuze kubabwira naho M23 ifunge cyangwa se iraye icumbikishirije cyangwa se ihagarikiye urugamba. Turaza gusimukira muri Sida Kivu naho imirwano yiwe yaciye ibintu. Wazarendo rero bari bakane bavuga ko bagomba kurara bafashe ahitwa Kamanyora, ariko urugamba rwari rukomeye cyane byaje kurangira mu by'ukuri M23 isubije inyuma ibitero. Hari byinshi cyane aho ngo turi buze kugarukaho. Abarundi muraza kumenya impamvu batashaka rwose ko Wazarendo ikomeza kwataka M23 hara muri za Kamanyora. Impamvu ro batabishaka nayo ikaba yamaze kuba imenyekana. Urasabwa gukanda kuri subscribe ndetse ugakanda kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio cyangwa se tugera rwose tubagezaho ikiganiro cyamaze kuhagera. Ibindi byose ukabiturekera. Hanyuma kuri wowe wabikoze wibuke gukanda like ndetse unasharinge kugira ngo nubundi nyine umuyoboro ukomeze kugenda waguka. Hanyuma ku murongo wa telefone turaza kwakira Vincent tuze kwerekeza no makuru ya politike niyo muri aka karere cyangwa se twinjire mu biri kuvugwa hano muri aka karere. Byose rero tukaba tugiye kubagezaho mu gihe kitarenze iminota 50. Ariyo mpamvu ngusaba ngo ntuze guhumbya, kuko nuza guhumbya uraza gucikanwa. Urasabwa rero kuba tayari cyangwa se kuba maso, hanyuma ukantiza umwanya muri minota itarenze 50 nka kuzengurukira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma nka kwerekeza no muri East Africa ndetse no hirya no hino. Byose rero bikaba mu gihe gito cyane. Nta gutinda munyandikire muri comment, ese duhere muri Sida Kivu ko naho hiriwe urugamba, ese duhere muri teritwari ya Warikare ko naho hiriwe urugamba. Munyandikire ari nako munasharinga kugira ngo abantu bakomeze muze magende babenshi cyane, kugira ngo sasa noneho mu by'ukuri dutangire dufiteho abantu benshi cyane. Nibura abantu 800 nibo nshaka gutangiriraho amakuru bagezeho kugira bagereho byihuse cyane muri iyi live yacu. Ndabasaba guhita mukandanye rwose kuri sha mugasharinga, mukemvita n'abandi mu magurupe hirya no hino baze tumanukane, kuko ndashaka guca impaka. Reka tubyite guca impaka. Ndashaka guca impaka ku bantu bari kugenda bavuga ngo Warikare tombe. Urabona nabonye abantu benshi bampamagara bari kumaza ati fighter karo tuzi hariya uba ubikurikirana neza. Nkandi ko hari ibinyamakuru kwa ngo Warikare tombe, Warikare ngo yabaye tombe. Bimeze bite ibya Warikare? Ndagira ngo tuzize guca impaka
abantu mwese mwamaze kuhagera buri wese uzi ko hari aho yabonye bavuga igihe babisha iyi video nyine iramureba umwanya no rwose wo kubikurikirana kugira ngo aze kunyomoza cyangwa se aze guha ababeshwe amakuru yuzuye na munyamakuru rero urimo urankurikirana bigaragare ko wenda wayobejwe igihe nikiro kugira ngo mve amakuru ya hano muri Warikare uze gutanga amakuru aciye mu muco cyangwa se amakuru ameze neza ntabwo ari byo gusa buhungukire kuko uri buhakura amakuru menshi cyane muri Sud Kivu se waruzi urugamba rw'iruko rwari rumeze urugamba rukomeye cyane byose nakubwiye muri amasaha nicyo gihe kugira ngo tumanuke kuri field cyangwa se ku kibuga cy'imirwano sasa no tubihere ikitwa Idonido nta gutinda rero dufite igihe gito cyane ducunguza uburyo umwete duhite tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye amakuru yacu reka ndabona message nyinshi zirimo kugenda zimbwira ngo duhere muri Warikare ariko munyemerere duhere muri Sud Kivu kuko bitewe n'iki bitewe nuko hano muri Kivu y'Amajyaruguru hafite amakuru menshi cyane yes nibyo mu propoje guhera Warikare ariko reka duhere hano muri Sud Kivu mveyo vuba duhite dukomeza rwose hano muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu bigende neza nuvuga ngo n'urugamba rero tujye guhera hano muri ahantu bita za Gatogota niho uyu munsi hiriwe urugamba hano muri Sud Kivu ni mu birometero bike cyane uturutse hano za Kamanyora birumvikana Kamanyora n'umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo birumvikana ahantu bitazabugarama ni muri iyo axe cyangwa se muri icyo gice niho hari uyu mupaka wa Kamanyora bita Kamanyora aha rero uyo umanuze kwambuka ukamanuka Kamanyora ni umuhanda umwe urakumanura ukakugeza ahantu bita za Gatogota ukakugeza ahantu bita za Ruvungi ugakomeza mpaka ugeze ubwaho hose uri muri Plaine de Ruzizi mpaka ugeze ahantu bita za Uvira uyu munsi rero ibitero byabaye kuva masaha mu gitondo ni ibitero byaturutse ahantu hagiye hatandukanye aho bakubwira ko ibitero byaturutse ahantu bita za Ngomo ndetse bituruka n'ahantu bita za Ruvungi birazamuka biza ndetse binafata n'abandi basirikare ba FARDC bari ahantu bita muri za Gatogota noneho bataka M23 papasi bari bafite cyangwa se intego bari bafite kwa rukureba ko ngo bakuramo iyi Kamanyora bakagenzura uyu mupaka bagiye kumara hafi amezi 3 batazi uko bisa notabene cyangwa se ishitonderwa ni bitero byagabwe na Wazalendo cyangwa se reka tuvuge ngo mayimayi ibitero nubwo byagabwe uyu munsi ni bitero ubundi byari biteganyijwe kugabwa kuri tariki ku cyumweru twari tariki zingahe ku cyumweru twari tariki 21 donc bashaka kugaba ibitero kuri Pasika ariko abarundi baza kubwira mayimayi ko zitemere kugira ute kugaba ibyo bitero barabwira bati nimuramuka mugabye ibitero turimo kwirira iminsi mikuru bakaramuka bahindukiranye ati ntaho muri buze kwirukankira bati kuko natwe muraza gusanga imbunda twazisitaye turabarasa bati turabarasa abarundi uwo musi rwose batuma Wazalendo cyangwa se iyi mayimayi tataka wenda reka twifashishe irijwi gato mubanze mwumve uko gusubiranwamo cyangwa se iyo kope yabayeho ako gakino kabayeho wumve ukuntu abarundi ndetse na Wazalendo uko byari bimeze ndabiza abantu benshi mwumve igiswahire ni munyumvire kuko njewe nanjye ndacyumva ariko wenda kukivuga bikaba gake ku buryo nshaka no kubabwira ibintu rwose mukavuga muti si fighter noneho byagenze bite reka tubanze twumve mimi nimeita commandant secteur nimempatia des rapports impliqué parce que hatuwezi acha Kamanyola haiko Rwanda wala haiko Burundi ni Kongo Essayez de décider s'il vous plaît. Mweze minute kama mpatie jibu. Nani na Barundi. Kama tunakufa wanaleta mnafika mnafanya jibu. Mwezi kabisa nakwambia ni kweli. Watoto wanadecide. Mweze minute tu kama mtoto solution. Tunaanza. Sikia, baambia watoto hivi. Kordo anasema mumpatie kitu na wanakatana. Unisikie juu mpori Barundi wa hili njia. Unisikie komanda. Huko soda munanipa raporo ni juu nifanye kazi na kisoda ni oro usubiri ahari Wazalendo bavuga ko ngo bashaka ngo kwataka ngo mu minota 20 n'iki byose ngira ngo murimo murumva bigenda byisobanura aravuga ati yatangiye ati nje ndi komanda secteur ati turi tayari twiteguye kwataka aramubwira ati we uri umusoda uri umusirikare nje ndi komanda tegereza
amabwiriza n'iki byose yarimo kugenda amubwira aha wazarendo bari bisize insenda ngo bashaka kwataka n'ubundi Kamanyora ibiro byabaye ku munsi wo ku cyumweru. Aha Kana rapport direct ku bakubwa ba trouver solution parce que si adui pale ati tugiye ko mpere mu mpezi iyo raporo nyitange ku bakuru batubwire baduhe igisubizo cyangwa se umwanzuro. Kesho hatutamwachia pumuzi. Sawa? Mungoe hivi tuko deja mu pour parler nisikie jibu yenyewe banipatie. Na mie sina wakati ya kurudia nyuma. Ni kugombola bulongo yetu. Kama Tola iko Kongo, haiko Rwanda, haiko Burundi, ni Kongo. Kama mimi nakwambia ujikaze, na kama ujikaze kweli Mungu ashivu, na kuambia utasikia ke huko kinaharibika. Yani nasema Burundi na Kongo na wale tunabatanuka. Yes, ni byinshi cyane ndashaka kugira ngo twigarukire kuri imirwano yabaye uyu munsi nashigiraga ngo mbahe proof cyangwa se ikizibiti kigendanye nuko ubundi bitero byakagombye kuba byarabaye ku munsi wo ku cyumweru hari ku munsi wo kuri Pasika gusa ariko biza kurangira abarundi bavuze ati nimuramuka mwatatse bakabasubiza inyuma M23 ikabasubiza inyuma murasanga natwe twamaze kwestara imbunda turabarasa byo ku rwego rwo hejuru kuva icyo gihe wazareno ntago bongeye kugira ute ntabwo bongeye gutekereza kwataka uyu munsi rero nibwo bongeye gutekereza kwataka baturutse nyine mu bice bigiye bitandukanye ni Zangomo ndetse naho ngo za Gatogota hanyuma ro bataka defense ya mbere ya M23 iri ahantu bita za Gatogota kuko Gatogota na ahantu ni igice kinini cyane ikote rero yo hepfo werekeza za Uvira harimo wazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi none ruguru uturutse za Kamanyora hakaba hariho defense za M23 aya makuru nkuko mubibabwira aba bagabo baje kwataka n'ubundi M23 ibitegwe kuko yari bizi ko baje kwataka urwo baje gora narwo rero bahabonye urw'imbwa aboneye ku mugezi kuko ngo babarashe ivumbi riratumuka na n'ubu ngubu ngo baracyarimo kugira ute baracyarimo kwibaza ibyabayeho byabayobeye ubu tuvugana rero hano muri Side Kivu amwe mu makuru arimo kugenda ngeraho nuko hano muri Side Kivu n'ubundi urugamba ntabwo ruri buze kurangira gutya kuko M23 bakoje hagati mu ntozi igiye gukomeza mu by'ukuri ibarase cyangwa se badivansingane mpaka ibavanye naho bari baturutse hano muri za Gatogota amakuru nabashe kumenya ndimo ndagenda nkura indani mu butasi bwanjye burimo hara mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se muri zirangabo z'abarundi arambwira ko ngo igisirikare cy'u Burundi hari ibyo bukiri kunogosiya na M23 ariko ntabwo ndamenya ngo ese ibyo bari kunogosiya ni ibiki ese izi ngabo z'abarundi zaba zaramaze kubona ko zibeshe zikishira mu imirwano ishobora gutuma babasanga no muri niwabo mu gihugu cy'u Burundi bakako batereka turebe ko twasaba M23 twibwire ko ntabyo kurwana tugende ite kudukurikirana twigira iwacu mu Burundi ntabwo ndabimenya ariko inkuru iriho cyangwa se amakuru nikurira indani hara mu butasi bwanjye muri G2 ya Eugene official aremeza ko abarundi hari ibyo bari kunogosiya na M23 bitarajya hanze cyangwa se bitaramenyekana ariyo mpamvu wazarendo bagira ngo bagiye kurasa abarundi bakababwira bati nimuramuka murashe bakabasubiza inyuma ati ko byaba kose kuko niba koko mushaka kurwana ubwo murasabwa iki murasabwa gutsinda naho undi niba barasubiza inyuma niba bagarukana inyuma bati turabarasa ngibyo rero uko ibintu bimeze gusa ibyo bari kunogosiya nabyo tuzabimenya mu by'ukuri mu minsi iri imbere kuko ubutasi bwacu ndabizi ko baburi gukora neza cyane gatanu kuri kagenzi kako reka rero duhite twerekeza muri Warikare kuko abantu benshi ndabizi n'umwe mushaka kumenya mwashaka kumva ngo ese Warikare bimeze bite ubu tuvugana no muri Warikare naho uyu munsi hiriwe imirwano muri Warikare hiriwe imirwano ndetse n'imirwano ikomeye cyane
ibitero rero ngira ngo twinjiremo bya hano muri Warikare, uyu munsi ibitero byabaye uyu munsi byari birimo ndetse n'indege ngo mu bwoko bwa drone idasanzwe, ngo akaba ari drone yaje itavuga. Terekeraho drone Mutaramu, turoke iyo drone. Aha nibihari ni sawa cyane. Ngo iyi drone ngo yaje itavuga. M23 mwibuka ko ari ahantu hita za Kibati. Irangije iyo drone ariko ngo zijya guhaguruka n'ubundi M23 amakuru bayafite, ije ibura icyo ifata. Irangije ngo na n'ubu ngubu ngo bagibuze babuze iyo yagiye. Niba bayicuye, niba byagenze bite, iyo drone ntabwo M23 yigeze iyirasa, ariko yaje ngo ibura icyo ifata. Izi ngabo za Kongo cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zatatse M23 ahantu bita muri za Kibati. M23 irabadivansinga nabyo ku rwego rwo hejuru. Amakuru atari ivumbi mbafitiye cyangwa se yangezeho nuko M23 yamaze kurenga Kibua, yabirukanso ibarenza za Kibua, donc iri hafi na Warikare centre. Mu kanya gato nahoze ndeba muri drone zanjye cyangwa se mu mbone zanjye ziri hano muri FARDC, zinyereka FARDC barimo guhamagara umusada, barimo kugenda batabaza bati nyaboneka mutwohereze umusada byakomeye. Ariko M23 yamaze gufungira aho ngaho, nta gahunda yo kwataka ifite, keretse baramutse bayatatse nibwo nabwo yahita nayo ibasubiza ikabataka, noneho hagashya cyangwa se hagacu wambaye. Nguko uko bimeze hano muri Warikare. Nukuvuga ngo ubu tuvugana, niba M23 iri mu marembo ya Warikare, yamaze kugera mu marembo ya Warikare, ubu tuvugana M23 yamaze kurenga za Kibua. Kuko nabwe nti iyo uvuye za Kibati uhita ugera ahantu bita za Kibati, za Kibua. Kandi Kibua namwe bari bafitemo ama defense zingabo za guverinema za Kongo, n'izi ngabo z'ababirigi bari bafitemo defense. Ariko defense niba ari uko bimeze, bivuze ngo nazo ziri mu za M23 yasenye mbere yuko igera hano muri izi nkengero z'uyu mujyi cyangwa se z'iyi centre ya Warikare. Hano rero mbafitiye umusirikare, n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC hariya muri Warikare. Hari ubutumwa yageneye cyangwa se yavuze yahaye izi ngabo za M23 zirimo kuba defensingana. Déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'il soit. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Et il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée, qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. Et la raison d'être de notre présence ici, pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions, tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'eux. Yes, birumvikana arimo yararimo aratanga ubutumwa kuri izi ngabo za M23 aho yavugaga ati mu by'ukuri barambike cyangwa se ngo badepose intwaro zabo bazirambike nk'uko biri muri porogaramu ya guverinoma cyangwa se ya Kongo yiswe ngo ni PDDRC. Iyi ni gahunda rongo yo kurambika intwaro bakamanika amaboko bakashyirwa mu buzima busanzwe. Niyo mu by'ukuri gahunda yavugaga. Yakomeje avuga ati
kuva ku kibuga cy'indege cya Kigoma ngo hose ni FARDC irimo kuhakontorora. Yitwa ngo ni Major Nesto Mavudisa. Major Nesta umuvugizi wa FARDC hariya muri Warikare yabwiye FARDC M23 ko ngo bagomba kudepoza intwaro bakiripotinga cyangwa se bakazamura amaboko. Mwarangiza ngo bagakayoboka gahunda ya guverinema yashizwe yo kugira ute yo kubadezaruma. Ati naho ubundi bitari ibyo turabacanaho umuriro. Ni byinshi cyane yagiye avuga muri iriya nkuru cyangwa se muri iriya jwi. Ngira ngo abamvura ururimi neza rw'igifaransa kumva amakuru menshi cyane. Gusa andi makuru namenye nuko mu byombo byo bari guhamagara banavuga bati mutwoherereze imiti n'iki byose umusada imiti n'iki. Ati kuko inkomere zabaye nyinshi kuko ntabwo yo makuru ya gatatu yabageza hano hantu mu marembo ya Centre Warikare itabakozemo akazi itabakozemo umusiri. Tibishoboka ngibyo rero ibyago izi ngabo zahuye nabyo hano mu by'ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se hano muri Warikare aho bakubitiwe bikomeye cyane n'ingabo za M23. Hanyuma mu yandi makuru mfite atariho ivumbi ko Wazalendo barashonje my friend. Wazalendo barashonje yanza ro ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo ngo abasirikare bo kwa Jamari bamwe ngo bari yanyatura kwa Jamari na Inyasi ngo bamwe ngo bari kujya kwataka abandi bagahita biyahura nko mu myumbati y'abandi abandi bakajya mu bishimbo by'abandi bagasoroma. Donc bamwe bakajijisha ngo bari kurwana abandi ari gusarura imyaka y'abaturage. Inzara iri mu Kizarendo muri make ntabwo ibaho irakomeye cyane. Inzara iri muri Wazalendo irenze ukwemera irenze uko abantu benshi babitekereza ntago byoroshye. Hanyuma tukiri hano muri Warikare rero ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutanga komande y'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone. Izi drone ngo zikaba ari drone ngo zije guhasha M23 guhangana na M23. Ariko izi drone izi ndege zitagira abapilote zikaba ngo zitarahagera kuko ni komande yatanzwe mu Bushinwa zikaba zirimo kugira gute zirimo gukorwa. Reka iyi nkuru nyinjiremo mu buryo burambuye na Vincent. Turakoresha iminota mike ntabwo uyu munsi turi buze kuba ikiganiro kirekire. Turaza gukoresha iminota mike cyane kugira ngo ibintu bigende neza. Turaza gukoresha iminota mike. Kadushireho Vincent tumanukane kuri izi ndege zatanzwemo komande mu gihugu cy'Ubushinwa. Wiriwe neza Vincent? Wiriwe neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye nawe umeze neza? Ewana nanjye meze bon. Hanyuma twimanukire mu makuru ari gutrendinga kuri zo sosiyo yatangiye kubica bigacikana. Amakuru avuga ko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yatanze komande y'indege zigomba kuza kubafasha guhangana na M23. Izi ndege zikaba ari indege zo mu bwoko bwa drone kuko ni indege zitagira abapilote ngo zikaba zifite ubushobozi buri hejuru y'indege cyangwa se ya drone bari bigeze gutanga mu komande mu Bushinwa za CH-C4. Nibyo nk'uko bivuga mu binyamakuru bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Bushinwa uko babivuga. Baravuga yuko babonye amasezerano y'ubucuruzi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kugura indege ndetse n'izindi ntwaro zitandukanye mu Bushinwa ndetse no mu gihugu cya Bulgaria ndetse na Serbia aho bazagura mu Bushinwa indege za drone zo guhangana na M23 nk'uko bagiye babitangaza mu bihe bitandukanye. Bakavuga yuko izi ndege bagiye kugura zirusha ubushobozi CH-4 bari baheruka kugura n'ubundi muri 2023.
bavuga yuko rero bagiye kuguriza indege kugira ngo zize gufasha FARDC guhangana na M23 nyuma y'uko ibiganiro by'Doha bitagize icyo bigeraho uko M23 yifuzaga yuko baganira kugira ngo bakemure ibibazo bya politiki biri hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa IDPS ariko ubutegetsi bwa buyobora nyine Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho Felix Tshisekedi arabyanga yanze noneho M23 yikura amasezerano ihitamo kurwana iravuga ati tugiye kurwana kugera igihe muzabyumvishwa n'imbunda FARDC nayo itangira kugura intwaro rero mu Bushinwa aho yatubije drone nyinshi ndetse no muri Bulgaria na Serbia itumizayo imodoka za Brende n'imodoka batumije doke ni ibikoresho batumije biremereye cyane bigiye kubafasha mu rugamba batumije ibikoresho byinshi nyine nka muri Bulgaria ndetse na Serbia batumije imodoka za Brende zigera muri 15 bavuga yuko ngo zizabafasha guhangana na M23 kugira ngo batazagira ibindi bice bigarurira harimo Tingitingi ndetse na Gisangani bakavuga bati na warikare twafashe ntabwo twifuza yuko M23 yongera kuyisubiramo niba yarayikuyemo tuyishutse none ubu ngubu ntabwo tuzabimira ko bayigarukamo tugiye gukaza imbaraga twifashishije indege z'Ababiligi twifashishije iza Amerika twifashishije zavuye muri Turkiya ndetse n'iz'Abashinwa twongereho n'ibi bifaru bagiye kugura muri Bulgaria nk'uko babivuga tuzagura muri Bulgaria ndetse na Serbia nabyo tuzabyifashisha ati kandi twanasaba n'Ababiligi ko baduha za mbunda zabo za Leopard zitwa Leopard kugira ngo bazifashishe nazo guhangana na M23 ukaba rero wumva yuko M23 nayo iticaye bakatusubiza bino bice ariko FARDC nayo ikavuga ati turagura intwaro zikomeye kugira ngo tubabuze kuba mwagira ibice mwongera kwigarurira uko byagenda kose turashora amafaranga dufite twashora ibirombe by'amabuye y'agaciro twashora dufite mu mabanki ariko dukumire M23 yuko yagira ibice yongera gufata ko numva bitoroshye hanyuma ariko se iyi nkunga ikaba FARDC iri kwikora ku mufuka ni ukwikora ku mufuka hari aho yagiye itanga ibirombe nyine by'amabuye y'agaciro akaba ariyo igurana ariko hakaba naho nyine ikoresha inkunga bayihereza bakaba batwerereye intwaro Ububiligi bagiye batwerereye intwaro ntabwo bigeze bazigura ariko ku bigurane by'ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Turkiya nizo baguze ariko muri Amerika muri Amerika ni tuguzi cy'amabuye y'agaciro bakabaha ibirombe nabo bakabaha intwaro ariko hano muri Bulgaria ndetse na Serbia naho nuko zigura ndetse no mu Bushinwa yego komeza nta kibazo ubwo rero bakaba buri ruhande rwongera imbaraga kugira ngo rurebe yuko rwazabasha gucisha urundi hanyuma hari n'andi makuru rero avuga ko mu by'ukuri ibintu bitari buze koroha ngira ngo bamaze kubibona muri warikare FARDC bamaze gutanga gasopo kuri M23 hano muri za warikare Vincent nibyo muri warikare nyuma y'uko M23 igabye igitero gikomeye ejo mu bice bya Kibati ndetse no mu bindi bice bikikije warikare igisirikare cya FARDC kivugirwa na Major Nestor Mavudisa akaba avugira FARDC muri zone ya gatatu yasabye ingabo ziri mwa bino bice by'imitwe itwaje intwaro mwa bino bice bya warikare ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kigoma yuko ngo zikwiye kurambika intwaro hasi zikayoboka demobilisation muri gahunda yo gusubizwa mu buzima busanzwe kugira ngo FARDC bari isigaye ikontorora bino bice nk'uko uyu nguyu Nestor Mavudisa yabivuze akavuga yuko nta mutwe n'umwe twaje intwaro bakereye mwa bino bice ko uzagumamo bazamurasa bagomba kumurasa bakaba bati ni mube mwa bino bice ko nitwe tugomba haba hano ku kibuga cy'indege haba centre ya warikare haba ibice bikikije warikare ati nta wundi muntu tubashaka yego bakaba babivuga mu gihe M23 nayo ishaka kuyigarurira kandi barimo bahanganye ku buryo bukomeye
babwira na M23 ati mwaza mutaza turahangana namwe ariko ntabwo mwongera kwigarurira bino bice nk'uko mwari mwarabyigaruriye. Yego. Ati ntabwo twongera kuvamo twirukanka nk'uko ubushize twavuyemo none tuje twariye Karungu. Bikaba bivuga yuko Wazalendo, Abarundi, FARDC ndetse na FDL noneho baje ari umubare mwinshi mwa bino bice. Bakaba bahagurikije kuza guhangana na M23 nubwo no mu magambo batoroshye bari kuvuga bati tumuvemo mugende. Bakabwira abaturage yuko ngo babizeze umutekano ko M23 tuzongera gufata bino bice nk'uko yabifashe mu bihe bibiri byashize. Ariko urabyumva M23 ntabwo yicaye, irimo irindiza abasirikare bashyashya, irimo irindiza abapolisi, irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo nayo irebe yuko yakumvisha FARDC mu buryo bw'umuriro nk'uko yabikoze n'ubushize batikuramo. Mu makuru ndimo ndakira se ko mbona ngo FARDC bari gutabaza bari gusaba ngo barebe ko ngo hari uwa ngo babaha ngo doke ngo baboherereze ngo umusada ngo ndetse ngo banaboherereze ngo n'ibikoresho by'ubuvuzi kuko ngo bafite inkomere nyinshi. Uyu musirikare arimo aravugira kuki? Nibyo nk'uko n'ubundi twese tubivuga mu makuru yacu mu gitondo ababirigi bizi ko ngo bazemereye ibikoresho by'ubuvuzi ngo bazabohereza mwa kano gace ka Warikare. Niyo mpamvu yabivuze rero avuga ngo ibitaro bya Kashebere nta miti irimo. Aravuga ati nta miti hari, abarwanyi barabyibye aho bashinja 23 abandi bagashinja Wazalendo. Ati nta miti dufite rero, ati kuko imiti yari iri na centre de santé barayitwaye. Yego. Ati turabasaba yuko mwatuzanira imiti, ati kandi mukatuzanira n'intwaro. Imiti n'intwaro. Tuvuga yuko M23 iri guhangana nabo bakirukana kuko nta ntwaro bafite nta n'ibyo kurya. Niyo mpamvu se abashoreye akanya. Ababirigi ndetse na FARDC nyine iri Kisangani ndetse na Tingitingi. Bakaba batangiye kuzana ibikoresho bakoye za Kimu ndetse na za Rubumbashi. Kugira ngo bishyikire aba ba FARDC ndetse n'abazana na FDL n'abarundi bari muri centre Warikare ndetse no mu nkengero zanyu. Niyo mpamvu wabonye uwo musirikare ari kubivuga atabaza ati mudufashe, nibwo buryo kibahise babasubiza bababwira ati ababirigi bagiye kubibazanira. Ati kandi na FARDC Tingitingi iraza kubigiramo uruhare kugira ngo ibazanire ibikoresho mukeneye ndetse n'imiti n'ibyo kurya. Andi makuru naya hariho agezweho ari front page mu binyamakuru hirya no hino. Andi makuru nuko Kinshasa nyine ntabwo buri twava mu makuru ya muri ko tutagiye n'Kinshasa kureba ibiri gutangazwa n'abayobozi b'amadini. Barazi yuko ubuyobozi bw'amadini muri Kongo bufite icyo buvuze cyane muri politiki yabo. Arikepiskopi rero Katolika wa Kinshasa muri Katolike nyine yitwa Cardinal Frodeline Ambongo yavuze yuko kuba Kongo Kinshasa cy'amahoro ngo nta bihuriye n'u Rwanda nk'uko Kisekedi akunda kubiririmba. Yego. Birakaba ari ubutumwa yatanze kuri Pasika avuga yuko abona Kongo idafite amahoro. Ati turabizi neza cyane ko igihugu cyacu kiri mu mubabaro. Ati Paul Ndengakamere ati turabona yuko amahoro hirya no hino yabuze. Yego. Ati igihugu cyacu kirarembye. Ati kandi ngo ndende iri mu bihe bya koma. Yego. Ati birabigoye kumenya ahazaza hayo. Ati uyu munsi Kongo iri mu bihe by'indembe nyine tugereranya naho umurwayi aba ari muri koma. Yavuze gutya nyine agereranya n'igihe igihugu cyabo n'umurwayi muri koma ko nta mbaraga bafite. Yego. Aravuga ati impamvu ya mbere irazwi. Ati turabose ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari nk'umurwayi, ati irasahurwa umutungo kamere wayo, ati uri mu y'agaciro, ati arimo ibikomoka mu biti ndetse n'ibindi. Ati byose bikorwa n'ibigo by'ibihugu bikomeye. Bimwe tujya dukunda kuvuga Amerika, Ubushinwa, Ububirigi, Ubudage, Canada ndetse n'ibindi urabizi ko tujya dukunda kubivuga. Yego. Ibi nabyo byasubiyemo. Aravuga ati tuzi impamvu nyamukuru yatumye igihugu cyacu kijya mw'ibi bihe bya koma. Impamvu buri wese azi kandi yisubira yumvikana mu miyoborere mibi y'iki gihugu. Ati iki gihugu kiyobowe nabi. Ku buryo kwitirira u Rwanda ibibazo biri mwa kino gihugu ati ni ugukabya no kubeshya cyane. Ati ni ibihugu byinshi bishaka umutungo kamere wacu.
ati barashaka gutwara amabuye adatunganyije yego ati barashaka gusarura amashyamba yacu ati barashaka kujyana amazi yacu inyungu ati kugira ngo bayikoreshereze ariko twebwe ntacyo tubonamo ati giseke rero gukomeza abeshya yuko u Rwanda rwo rumuteza ibibazo ati u Rwanda ntawe ruhuriye n'ibibazo ni twebwe imiyoborere yacu ituma ibi byose biba ibi nabyo birasanga ibyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze nyine ndetse hakabaza no kwiyongeraho minisitiri w'umutekano mu gihugu minisitiri w'umutekano mu gihugu nawe yaje kubigarukaho aravuga ati turasaba ibitangazamakuru byose bibakorera hano muri Kongo ndetse n'abanyamakuru kuba ko mudakwiye guha ijambo PPRD ni ishyaka rya Kabila nyine riherutse guhagarikwa yego abayobozi baryo nta muntu n'umwe mwemerewe guha ijambo kugira ngo ajye kuvuga ibyerekeranye n'uko twahagaritse ishyaka ryabo Chabani Jacques Merera bitangaje nyine uyu munsi ubwo yagarukaga ku byerekeranye n'icyemezo yafashe yego aravuga ati ntabwo twifuza yuko hari igitangazamakuru na kimwe kizaha ijambo abayobozi b'iri shyaka ati kugira ngo bagire icyo bavuga ku byo twabakoreye ati ntitubyifuza mwese umudamu wa Joseph Kabila avuga ko ngo baje no kumusaka ngo nta n'uburenganzira bafite bubemerera kubasaka nabyo umugore yawe baravuga ati umuryango wacu ukomeze kwibasirwa ati barasaka amazu yacu barasaka aho twororera barasaka aho dutunganyiriza ibintu bitandukanye ati munsi firime yacu yatabwe ati amakorodinateri ati kompiyuta zirimo ziratwarwa ati amatelefone y'abakozi aratwarwa ati byose bikorwa na FARDC iraza ndetse iba nk'ibafashe ati badafite icyangombwa kibemerera kuza kudusaka ati mu gihe nta mucamanza wigeze abitegeka cyangwa umushinjacyaha ati ibi byose kudutoteza mu buryo bw'ibitekerezo ati turasaba yuko byahagarikwa ati mwafatira imodoka zacu mwafatira ibikoresho bitandukanye n'ibindi ati turabibona nk'ubusahuzi ati ntabwo ibintu tubwije ashyigikiye ko bikomeza kuba ati bikwiye guhagarara ati ibintu bikwiye guhagarara bikorwa n'ubutegetsi muri bwa Kinshasa uyobowe na Tshisekedi ati ntabwo turabyihangana yego ibi nyine yabitangaje igihe yakoreshaga Twitter ariko mu bitangazamakuru byo muri Kongo byo ntiwabibona ikindi nanone ni uko minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse ifatanyije na minisiteri y'intebe ya Kongo yohereje intumwa zitandukanye mu Burundi kugira ngo zijye gusura impunzi z'abakongomani ziriyo zahutse kubera intambara iba cyaniranyije na M23 ubwo nabagiye babaza ati cyane mu kubasaba kuza mu gisirikare ndetse no muri Wazalendo kugira ngo babashe guhangana na M23. Aba bagabo no mu gihugu cya Tanzania ngo hari inkambi naho bagiye bajya bayongo bakabaha amafaranga amadolari 300 abasore ngo bakasigira imiryango ngo bakaza muri Wazalendo. Ibyo ngibyo nyine nabyo batangiye kubikora mu Burundi kugira ngo barebe yuko ngo babona abarwanyi baza kubafasha kubafasha ibijyanye no kubafasha guhangana na M23 nyine nk'uko bivugwa. Aha, andi makuru na yahe se muri Sud Kivu amenye ko ahantu bitaza hafi na za Kamanyora urugamba rwabyutse ari urugamba. Nigeze ndibona muri social media yuko mwibi bitse urugamba rwa Kazo M23 iri gukubita itabarira Wazalendo. Ewana yabiyunyuguje pe. Irimira kubita itababarira ikavuga ati niba mudashaka kurambika intwaro hasi ntabwo tubagirira impuhwe. Abazalendo nabo rero kuko wagira ngo basinze ibyo babariye. Ubwo barakomeza bagahangana ariko bagira icyo bageraho ubu dutegereje kuza kumenya niba Wazalendo nk'uko yari yatangaje ko ishyiraho agahenge iza kubyitwaza ikavuga ati tuvuye muri urugamba kubera agahenge twatangaje. Dutegereje kuza kureba ibyo bakora niba kuko bakomeza kurwana cyangwa bakomeza gupfira ubusa nk'uko bitangaza. Ntago byoroshye kabisa. Andi makuru na yahe rero sasa ngo twumve niba hari ibidasanzwe. Andi makuru aho bita Nyareke muri Beni na Kasindi. Nuko Colonel Mark Hakuzayi yatangiye gutegura imyitozo ya gisirikare ku basirikare biwe abigisha intwaro zigezweho bagiye bahabwa. Bakavuga yuko izi ntwaro bagiye kuzikoresha kugira ngo bazabashe guhangana M23 mu gihe hagera mu ibi bice.
cyangwa bazohereze abarwanyi babo bazi gukoresha intwaro mu bice bitandukanye birimo M23 nk'uko bivugwa. Yego. Ubwo rero rwose niba nta yandi makuru Vincent twakurekura. Mwande kura tugategura imugoroba. Urakoze cyane. Ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official mu by'ukuri nuko ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. Reka ahubwo tubashimire cyane mwebwe mwese rwose twabanye mu kiganiro cyacu cyangwa se muri amakuru yacu, mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Roho nzima mu mubiri muzima.